hano harimo abagore bafashe ku mwaka haleluya tangije nkataha nagera mu rugo sidushaje yitatu nkakora nandi amasengesho y'iminsi ine ubwo nkakora na y'ubugingo inzara yamara kurya nkatubika no munsi y'urugo ndacumbitse si munsi y'urugo rwanjye nkabandikishije igiti cy'umwumbati nkakizana nkafata umupira w'imbaho nkambara hariho imifuka nyine nasogora ibishyimbo byo hasi nonora nshiramo kugeza igihe ndibugurize ingemeri nyirenze atari ko umuntu nyibiri inyumbati akasikose ko nsenga yavuga kari cyewe ariko abana banyamagara stop mutaziba bakabafunga bamfunze nta babafungura ngiye nkabibira kandi mu gitondo nkasubira gusenga Imana itimwe hano ntimana imbabarire cyasabwira Imana igituma nibura kibona n'inzara ndashaka kurya hanyuma ibiryo mbona by'Imana nabyo biratinda ndayibwira none ndashaka kumara muba ntabwo nshaka kujya numva ububare bw'inzara ibyo biremera nkabona n'iminsi n'itanu ntarya nkumva biremeye ariko abana banjye bagatuma nemera nkajya gukora ubwo cini yawe uri si kwibana bireka noneho ntabikira iki nava gusambana kwiba no gusambana byose umugabo akamamagara atari bwo harya mama mugi ntabwo kimwe agacupa nteyo ni narakaretse waje se nkakugurira agafanta na ka brochette ahita aha ndamubwira yame yego ndamubwira yame hagenda nkabwira nero wanjye we ntabwo nyuma inzoga ariko ntacyo yame ndagura bisukari akayama ngasambana kandi mvuye mu masengesho Imana ikagira gute ikabyemera vuga ngo kiremera imera byemera kikakubaho hanyuma uyu mubyeyi yavuze ngo impamvu kibihisha nuko ishaka kubisubiramo oya nubwo nubwo kubisubira ahubwo uracyabibamo ntabwo nyine umeze utyo kamwe gaparitseyo akandi gaparitse hano nuko uri mu rugendo rutarangira ariko reka kwa amahirwe ya nyuma uyu munsi wakwihana kandi ngira data nti data nguze ikirago ndagiye aho uzumva ntabwo uyu mugore w'abana babiri afite ikirago uzaza umambire mu ntware uru ni urwangaro rurafasha Yesu Mana amfasha gukomera mu mutima iki kintu yagibutse amarira araza haleluya iyo ngibutse ndababara metero y'injajara y'umwana ndavuga ngo data nuko nkubwiye icyo gihe rero nyirukanye mu nzu mba mu gikoni urugi rwanjye ari umutaka nyigisha Mana we ntabwo nabona uko mbivuga nkajya mwiba nkateka mwiba papa nkaca ibigori nkabiteka nkabibungana mu gafuka akagira ngo n'undi wabiciye aza agatukana nkabipfubya nkiruka ngo atafata mfite abana babiri yaranyibyariye najya kwa mama bigakomera urushako ruranga kubyara abana batandukanye biremera uzi ngo abo bana batanu bavinda imwe mwana Yesu ashimwe tongeye ndakomeretse tongeye ngizane vuga ngo arongera arakomeretse kuko arabyibutse Yesu ashimwe cyane uruzerero rurafata papa aravuga ati genda nushaka uzaga ku gasi navuye iyo navaga kugira ngo nzashike kuri mama iminsi 3 mu nzira uruhinja mu mugongo rufite ukwezi umwana nawe hariya inzara ni yose Yesu ashimwe amen kwa mukadati kinyendaro kwa mama kinyendaro nawe byayiki ibinyendaro mbese ubwo ni ibintu bitagira aho birara gusa ashimwe Yesu wacu hanyuma ntangira urugendo rwo gukizwa noneho nahuyemo n'igikompara ngo duhere kugira imyenda yagiye hehe ikimbabaje abantu nayihaye nta n'uwongeye kumbwira ngo wiriwe bavuyeho baranyanga ikanze isaziraho y'umutuku we isaziraho umwana wanjye akigana bodaboda nkayijyana gusenga undi akayijyana kwiga nimugoroba mbese siteri mu kagari ka Nyabisindu nandika amateka kandi nkajya kuzerera nkazongera nkagaruka nkagaruka Nyabisindu aho nasebeye reka mbabwire n'ubu hari igihe bijya binyongoza mu mutima hanyuma nawe
nawe unezererwe Imana mu mutima. Ishimwe Yesu wacu. Niwe mungeri mwisura gira nta mungeri niwe mungeri mwisura gira umwami we niwe mungeri mwisura gira nta umwami we niwe mungeri mwisura gira inama nyinshi we niwe mungeri mwisura gira inama umwami we niwe mungeri mwisura gira inama. Haleluya. Agonze ikibazo abantu bafite muri iyi minsi kubera icyo musinziza isaha yamaze kunezera ntabwo mwahoze mumubona hariya none se mwabona gatuzuye. Haleluya. Wabona atari yanywa n'urw'igihumbi. Amen. Haleluya. Ariko wewe warayuriye niyo waba uraye igishoro cya mbere n'ubuzima. Yesu ashimwe. Ariko kwikiriza amina gusa ni ikibazo, amaboko yawe kuyakomesha amashyi ni ikibazo. Kandi nyamara izi saha hari umuntu ari kuvuga ngo uwampa nkabona amaboko yanjye agarutseho. Wayipangiye icyubahiro niba ubyumvishe. Haleluya. Hoye niba ubyumva neza nta gahato karimo yikomera amashyi. Amen. Haleluya. Ni umugabo nanjye ndamwemera, nawe uramwemera, n'umuryango we muramwemera, naho wavuye uramwemera, naho ugeze uracyamwemera. Yesu ashimwe. Mama wacu yatubwiye ijambo rikomeye cyane. Haleluya. Jambo nakunze ukuntu Dagoni yabuze icyubahiro imbere y'Imana isaba byose. Nawe izi saha hari abadayimoni bashwiragira bakava imbere yawe. Ariko biraza guturuka mu buryo bwicare hano hantu. Yesu ashimwe. Haleluya. Yavuze ngo nubwo bivuga mu gaceceka ngo harimo bene wacu, njyewe numvaga mbese nari meze nk'umuntu uri kwikira igitarata. Ashimwe Yesu wacu. N'abandi barimo, ntabwo ari jye jyenyine, n'uriya ntabwo ari we wenyine. Yesu ashimwe. Hanyuma mpagurukanye muri ibyo uvuga ngo niwe mungeri mwiza uragira intama. Amen. Ababyeyi, ikintu cya mbere njye kukubwira ni kimwe cy'ingenzi. Uvuka nabi, ugashaka nabi, ukabyara nabi, abana bagakurira mu nabi, tukazapfira mu nabi. Ariko iyo turonse Kristo, izo karande zose zidushiramo. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Ngo nabugingo n'ubu Dagoni iracyubamye imbere y'isanduku y'Imana. Yesu ashimwe. Bantu muri iyi minsi dukunze ubuhanuzi kuruta ijambo ry'Imana. Nta muntu ugishaka ko bavuga ijambo ry'Imana, urashaka ko bivugira ngo biremwe nonaha gusa. Yesu ashimwe. Ariko igihe Imana yabiremeye ko wari utarabaho, yewe nyamuneka kuki ushaka ibya nonaha warindira ukabanza ukamenya n'ibyabanje mbere yawe, ukamenya uko byatangiye n'uko byarangiye, hanyuma ukabona kwifuza ibiremwe nonaha. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Bwira mugenzi wawe ngo yaba wari uzi ibikuri inyuma, wakabaye maso muri aya materaniro. Ndi kumva abantu babiri gusa bashobora kuba aribo bari kubyumva. Amen. Amen. Cyangwa ndi kubaza. Haleluya. Haleluya.
amen. Haleluya. Reka mubwire iyi Mana ni umugabo. Urabona nambaye neza? Urabona nabahaye? Hari igihe bitajyaga bikunda nusa we. Hari igihe bitajyaga bikunda. Nkabona igihumbi nkasajya kukinywera n'abana banjye bane baburaye. Ndi umugore w'abana 5 ubu ngubu nongeye muri wa 5. Ariko nshima Yesu we namubyaye naratangiye kumenya Imana rata. Amen. Iyo nafashijwe cyane ntangira ntivuze. Nitwa Kabagorora Flora Esther. Ndi umugore w'abana 5. Vuka mu karere ka Gatsibo aho ngaho mu murenge wa Kiramuruzi, akagari ka Nyabisindu. Yesu nashimwe. Magana menshi y'abanyabyaha yantoranyijemo ngo inshuti ye. Niyo mpamvu uyu munsi nanjye nabaye inshuti. Ntubizi ntabwo twahuye ubabaye utagangaye winginga yara ku musozi wa Gologota. Haleluya. Hanyuma ntabwo wari uri muri Gologota. None se iyo tuvuze ngo baho ntiwabayeho? Erega bijya bishoboka natwe tukavuga ngo baho, ariko hari umuntu ubivuze akabicisha mu kanwa kanjye. Haleluya. Erega hari Gologota aravuga tumaze iminsi ndi gusenga, ndavuga ngo iravuze ngo baho. Amena. Haleluya. Ariko nshima Imana iyo muye na Eric ndavuga ngo komera. Amen. Nyuma sinzi byaje kumukurubana bimuzana mu cyumba nasengeragamo, asanga ni yewe ukiyoboye, noneho amera nk'umurambo. Haleluya. None nanjye namusanze wabo karabaye. Noneho rero Yesu ashimwe. Kubira minota nyamuneka mundebere ku isaha, ariko ntahirajya. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Akunda ikorasi ivuga ngo yatubambiye amahema, akakunda nini korasi ivuga ngo irabyongeye, agakunda indi korasi ivuga ngo aho ntari intuye ntabwo ariho gituye. Icyo kimenyetso kiranga Eric na Esther. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Uriya mugore wicaye inyuma muza abyibushye, muza afite umubiri, afite amafaranga, ariko rata. Gira mugenzi wawe ngo wicaye mu gihe cyawe. Gira mugenzi wawe ngo igihe cy'abandi wakivuye muri mu gihe cyawe. Yego ko Mana yanjye ibi ni biki? Yesu ashimwe. Reka mvuge Imana nibyo bambwiye. Ngiye mu byanze byanaciyemo kera, wasanga ya minota bambaye nta kintu uvuze, ariko ndagira ngo nkubwire ijambo ryitwa kwihana. Banza wihane neza nurangiza utangire utumbire umusaraba. Utumbire iki? Nta kindi kintu kizakubesha uretse gutumbira umusaraba. Uyu mugabo witwa Yesu namwikomeza uzagera aho ushaka. Amen. Hanyuma abwira mugenzi wawe ngo Imana ikwimura mu Egiputa ikakwigiza hafi y'i Kanani kugira ngo wimuke neza. Ikagutuza hafi y'i Kanani kugira ngo wimuke neza. Kabiri ikagutukura kure ku musozi wa kure, ikakwegereza ishuri kugira ngo udatsindwa na exam. Kubera yuko iyo umunyeshuri akererwa asanga isomo rya mbere ryatambutse. Yesu nashimwe. Ariko iyo turi ishuri bakingura ishuri ureba, bagakora kureba, bakabarimo bakajya mu nama ureba, ibintu byose bigakora ureba, ukavuga ngo saa 2 zuzuye turaba turi kuri asambure, saa 2 zuzuye turaba twinjiye mu ishuri, saa 2:10 turaba dutangiye amasomo. Imana igutuza hafi y'ishuri wigamo. Haleluya. Amen. Ntabwo twese twigishwa n'abantu, kandi nkubwire ngo ibigeragezo byose ntabwo bizanwa na Satani. Hari ibyo wihamagarira ubwawe, hari ibyo Imana ishyiraho, hari ibyo Satani ashyiraho. Yesu ashimwe. Amen. Gusoma ijambo dusanga Yesu wangishe gusoma, kandi akangisha gusoma ibyanditswe byera gusa byonyine. Urumva ndi umusirimu.
bakomeye Imana amashyi niba ntashya rufite. Ariko urata ubu wowe ntabwo urimo utazi gusoma, ubu ntabwo wagira ibyiringiro by'uko wabimenya. Yobu yavuze ngo iki se? Waracyari ibyiringiro byo kuyifata. Amena. Arangira aravuga ngo hari ibyiringiro by'uko igiti cyatemwe cyakongera kigashibuka. Ngo ariko noneho hagashibukaho umushibu mwiza kuruta uwa mbere. Ubu ntabwo wicayemo hano utarigeze wiga, ukaba ukunda ijambo ry'Imana ariko utazi kurisoma. Haleluya, haleluya, haleluya. Nzi gusoma ijambo ry'Imana ku masengesho y'iminsi 3 gusa. Ndayasenga mbombuye Bibiliya mbona Zaburi ya 20. Amen. Ndongera nataka nasenga ndavuga n'Uwiteka uri hehe nyigisha gusoma, washubanze kunyigisha ariko nyigisha. Ku myaka yanjye 35 yonyine ndimo kwiga. Haleluya. Ntabwo naguciriye mu cyatumye nshaka gusenga, hari igihe nzabona umwanya nzabikubwira. Amen. Ndongera mbumba Bibiliya yanjye ndahamagariye ndavuga n'Uwiteka ushoboye byose kumabana nijoro, kandi ushoboye ibyo abantu bose ntabwo icyanjye cyakunanira. Ndashaka kumenya gusoma, ntabwo nzajya muri korari, ntabwo nzaba umudiyakoni, nta kintu na kimwe nzakora mu rusengero ntazi gusoma. Wayipangiye icyubahiro. Haleluya. Mana we, Imana irabyemera mbumbura Yobu ibice 5. Haravuga ngo hamagara noneho hari wakumva. Uwo mubera watabaza ninde? Ndavuga n'ijyewe kabagorora stari w'abana bane batagira kiragena. Ndashaka kumenya ijambo. Yesu ashimwe. Ndashaka kumenya iki? Nashakaga kumenya ijambo kuko inzoga nari narayimenye ndayumva, ubusambanyi ndabumenya ndabwumva, ubujura ndabukora ndabyumva. Wahumetse ngamena? Oya wahumetse cyane ngamena? Ibyo byose nari narabibonye, ingo z'abandi narazishenye narazimaze. Mama nkagukundira umugabo nawe nkagukunda nkakubwira nigurisha iriya nzu twicikira ukayigurisha, umugore n'abana be bagasigara bangara. Esiteri nkagenda nkayarira Nyagatare, yashira akabaranta yaragiye akabasigiye umwana mu nda, nkatangira kwambaza ryagombe. Esiteri nararaguje. Ariko ni ijambo wabaye cyangwa uhamya? Haleluya. Igihe simwe ndavuga ariko ibintu bizagereza yewe. Umusore umwe ndayamurya ariko mutesha umugore n'umwana we, arayigurisha ahantu yaguze 120 ahagurisha 100. Turacika turayarya, umwana hafi aho imyaka inishije cinya uri saragenda asigira iki mwana. Ariko natangiye kugira ngo umuntu avuka nabi agashaka nawe akanabyara nabi. Haleluya, amen, haleluya. Ukabona umuntu abyibushye ngo ugira ngo abyibushijwe n'ibirayi gusa, ikigeragezo kirakubyibuhisha kandi ukakigenderamo, ukagisinziriramo, ukakibyinamo kuko wagihaye umwanya. Haleluya. Ibyo byari bikomeye. Namenye ubwenge nsanga n'abana na papa wanjye, bana na mama, bana n'umugabo we, bahura n'urugamba rukomeye, ngura nitwa ikinyendaro. Uyu munsi ndakitwa ikinyendaro muri abo bana, ariko ndashima Imana ko nzi gusoma Bibiliya yera batayizi. Haleluya. Ndashima Imana rwose cyane. Mbega abagore hari hano usiko hajya ngo ntabwo byabagezeho murima. Uyu mubyeyi yavuze ngo basi bagahenda neza. Njyewe umugore w'umupolisi basi yamaga 10,000 n'ababuza akamba 10. Yigo bawuje ari umuganga ajya kurariza nanjye nkarara ku buriri bwande.
akenyera isume yande ariko burata usibye Imana yababarira umuntu uwo muntu abimenye yambabarira. Uyu mujyi nawusebeyemo navuye mu cyaro abana ndabatanza gushaka akazi noneho ko nkaseberamo rundu ntazi guteka batuzi guteka ifiriti yego nkaba nyine ni ukubikeba nkaba ndabikebye nkasuka mu isafuriya nkashyiramo n'ibirayi nkapfundikira bigatogota bakata ifiriti hafi ariko hashimwe Yesu mama ntabwo ndi kugusetsa ndi kubwira wowe mufuriye mari rata we karandi juje ihangane mu ijuru hari Imana. Yesu ashimwe. Ibyo byose nabikoraga nasenga ariko kera narigeze gusenga. Niba hari abantu bahanuye mbere nahanuye mbere mfite imyaka yanjye 8 hanura mu itorero rya Anglikani hari Angarami Gatsibo nari umuhanuzi mu itorero ndi umuririmbyi muri korali nkuru nurisha ariko mva ijambo rya nyezererwa rero Imana yarambwiye ngo niwisingira nzakwanika hanyuma ndisingira kuko nta bundi bushobozi nari mfite bwo kubaho ariko natinyaga icyaha cyo gusambana niyo mpamvu nagiye kugira gute kwisingira. Hanyuma maze kwisingira nishakira umugabo wanjye afite inka 50 n'inyana zazo inyana inka 50 zirimo n'imfizi zazo. Ibyo byose ntacyo byamariye nabikubitiwemo n'ubugoryi bwose ubu nta bitugugira ndahobagira ndataha we. Yesu ashimwe. Ndahobagira ndataha sha ndataha se ntashye hehe we ubu ndi umugore wahawe umugabane w'intambwe 5 iwacu kwa data imwegire 5 barazimereza mama ndemera ndazifata zigurisha igihumbi nyuma umubyeyi 8 w'ibihumbi 3 mbadawucyuye wahumetse ngo amen. Ariko ndashima Imana kuko yandindira muri ubwo bucucu bwose irandindika ivuga ngo nzakurengera nataribuka gatatu ndega ndagukunda nkabone ntacyo ko kumwana nazanabara nicyo tubana ngara akora ina nakamize mu bwongo ariko nazaga kari muri Bibiliya. Haleluya. Ariko bitatunguramo ikirago cy'atanu ngira data nti data nguze ikirago ndagiye aho uzumva ntabwo uyu mugore w'abana 2 afite ikirago uzaza umambire mu ntware uru ni urwangaro rurafasha Yesu Mana afasha gukomera mu mutima. Iki kintu yagibutse amarira araza. Haleluya. Iyo ngibutse ndababara metero y'ijoro mu mwana ndavuga ngo data nuko nkubwiye icyo gihe rero nyirukanye mu nzu mba mu gikoni urugi rwanjye ari umutaka nyigisha Mana we ntabwo nabona uko mbivuga nkajya mwiba nkateka mwiba papa nkaca ibigori nkabiteka nkabibungana mu gafuka akagira ngo n'undi wabiciye aza agatukana nkabipfubya nkiruka ngo atafata mfite abana 2 yaranyibyariye najya kwa mama bigakomera urushako ruranga kubyara abana batandukanye biremera uzi ngo abana 5 bavindimwe mwana ngo n'uruzerero Yesu ashimwe. Tongera ndakomeretse tongera ngizane vuga ngo arongera arakomeretse kuko arabyibutse. Yesu ashimwe cyane. Uruzerero rurafata papa aravuga ati genda nushaka uzaga ku gasi navuye iyo navaga kugira ngo nzasike kuri mama iminsi 3 mu nzira uruhinja mu mugongo rufite ukwezi umwana nawe hariya inzara ni yose. Yesu ashimwe. Amen. Kwa mukadata ikinyendaro kwa mama ikinyendaro nawe byayiki ibinyendaro mbese ubwo ni ibintu bitagira aho birara gusa. Ashimwe Yesu wacu. Hanyuma ntangiye urugendo rwo gukizwa noneho nahuyemo n'igikompara cyitwa inzara. Mubwire ngo inzara iranyica. Iyi Imana irashukana mama. Reka mubwire ukuntu Imana ishukana. Imana ihagarara ku maguru 2 ndi mu butayu bwitwa Bakoko iwacu
irambwira ngo mva mwana wanjye nkubuje guca ubwizi kuko uyicirije ujuta kandi koko nahingiraga 700 kuyahahira abana bane byari byoroshye se batagira se noneho twabaga mu nzira bankaya amatara kwishyura 1000 nacyo cyaratunaniye kukishyura ubwo twabaga mu ntari wacu uyu muri uyanza kuceje ndi Kigali hagomba narabuze undi mugabo ndindagiza ariko abagabo bo mu cyaro n'abakene agutunga kasuru duhiri gusa Yesu ashimwe amen ndabyemera senga umubare ariko ntangira gusenga nyine ari kugira ngo kubera ndebe ko wenda Imana yazampana ubugingo kuko nari maze kubona nta kintu nzabona mu isi ndavuga ngo basi wenda nzapfa banansengera Yesu nzapfa bajye banansengera ngende wenda nzagera mu ijuru nta wamenya iyi soko yitwa Yesu ashimwe cyane vuga ngo atangiye gusenga rero hanyuma nagiye gusenga nkajya gusenga yumwe nkaza nkahita ndya bagapanga yitatu muri groupe ariko ubwo nta rusengero najyagamo sengero narukomerekeyemo cyane narahanuye umushumba aramagarika kuvugwa ntandukana n'urusengero narahanuye umushumba wanjye arafata njyana mu gakumba kandi abapasiteri bambariramo arambwira ati ceceka ndamubwira ni mushumba naridirisha abakorari nshinzwe kuramya no guhimbaza Imana ndagiye sinzasubira no mu itorero n'umunsi kandi nzavuga Imana yamamare Yesu ashimwe icyo gihe rero nkasenga Imana ikavuga ati ni ukuri ndirahire ni nyir'ijuru urarya muhaye ibiryo amen haleluya amen abagore banyumva hano harimo abagore bafashe ku mwaka ubwaki haleluya amen tangije nkataha nagera mu rugo ngo sidushaje yitatu nkakora nandi amasengesho y'iminsi ine ubwo nkakora n'ay'ubugingo inzara yamara kundya nkatubika no munsi y'urugo ndacumbitse si munsi y'urugo rwanjye nkabantigishije igiti cy'umwumbati nkakizana nkafata umupira w'imbaho nkambara hariho imifuka nyine nasogora ibishyimbo byo hasi nonora nshyiramo kugeza igihe ndibugurize ingemeri nyine nsatari ko umuntu nyibira inyumbati akasikwasikwazi ko nsenga yavuga ko ari cyewe ariko abana banyamagara sitopu mutaziba bakabafunga bamfunze nta wabafungura ngiye nkabibira kandi mu gitondo nkasubira gusenga Imana itimwihana ntimana imbabarire cyasa wabwira Imana igituma nibura kibona n'inzara ndashaka kurya hanyuma ibiryo mbona by'Imana nabyo biratinda ndayibwira none ndashaka kumara muba ntabwo nshaka kujya numva ububabare bw'inzara ibyo biremera nkabona n'iminsi 5 ntarya nkumva biremeye ariko abana banjye bagatuma nemera nkajya gutya ubwo cini yawe uri si kwibana bireka noneho nandukira iki nava gusambana kwiba no gusambana byose umugabo akamamagara atari ko harya mu mamugi ntabwo kimwe agacupa nteyo ni narakaretse waje se nkakugurira agafanta na ka brochette ahita aha ndamubwira yame yego ndamubwira yame hagenda nkabwira nero wanjyewe ntabwo nyuma insoga ariko ntacyo yame ndagura bisukari akayama ngasambana kandi mvuye mu masengesho Imana ikagira gute ikabyemera vuga ngo kiremera imbere byemera kikakubaho hanyuma uyu mubyeyi yavuze ngo impamvu kibihisha nuko ishaka kubisubiramo oya nubwo nubwo kubisubira ahubwo uracyabibamo ntabwo nyine umeze utyo kamwe gaparitseyo akandi gaparitse hano nuko uri mu rugendo rutarangira ariko reka nkwa amahirwe ya nyuma uyu munsi wakwihana kandi ukababarirwa kavira inyuma rimwe ariko hano harimo abantu tuziranye uretse abo tujya duhurira hano harimo abantu tuziranye rata Yesu Kristo we umunwa wandiye ndabivuga haleluya amen ibyo ngibyo narabikoze umwaka ucaho amezi acaho yari rirahirira mvuga ngo ni ukuri ndakwinginze mwana wanjye mbabarira utandukane n'icyaha ndazamuka njya ku rutare ahantu iwacu twajyaga gusenga ndavuga ngo ma ntera barafu sinshaka kumva nshaka umugabo ntera barafu Imana irangije wakomeye Imana amashyi mama oya iri wihangane ngiye guhita bireka ngiye kubireka ndabiriza ngiye kubireka ndabwira ngo ntera barafu sinumva umugabo mukeneye umutima wanjye Imana aranga ngo kuramo iyo napo nibwo nzabyumva ndagenda nyikuramo numva ndashaka gukizwa
kuko nari maze kwibuka amakuru ko Imana igiye kuntabara. Wahumetse ngamena. Ndagenda nyikuramo umuganga ati meze bite, rega umugabo rero yaranyirukanye kubera iyo ubona pe, none mfasha uyemurire. Ati ndagutu nini nta kibazo. Amaze kugakuramo nijyana kahwa zawe. Ati madara tuga nubyara niyo byaye. Iyo byaye abona byaye haraba nkuzanira hano. Mbasa naje kubavuza nkaguha amafaranga. Ikibazo ufite ni iki? Vuga ngo yari yumviye umwuka. Nari maze kumva gutangira numva umwuka. Hanyuma kubera ko nari ntagiye kujya nicara ahantu bavuga ngo ni nini, ntangiye nkumva ni ngari koko. Haleluya. Burya nakundaga gucunga ahantu hari abagore babiri cyangwa abasore batatu bicaye bavuga ngo ni ngari, nanjye nkabajyamo hagati. Yesu nashimwe. Ni ngari. Haleluya. Hajya mvuga ni ngari. Ariko nkumva nifuza kuhanura nanjye. Hajya mvuga ni nanjye nzavuga ngo ni nini. Ariko ndashima Imana ko natangiye mvuga ngo ni nini. Natangiye ntavuga ngo ni nini. Ntabwo ahubwo natangiye mvuga ngo ni yamamare. Yesu Kristo w'i Nazareti yamamare ku buzima bwanjye. Ndasenga, njya gusengera ahantu bigisha gutanga. Ndavuga ngo Mana ko ntacyo mfite nanga, ndabigenza nte? Fata imyenda y'agaciro nari mfite ndayitanga nsigara nambaye ubusa. Najya gusenga noneho abagore batari ko se ko duheruka kugira imyenda yagiye hehe. Ikimbabaje abantu nayihaye nta n'uwongeye kumbwira ngo wiriwe. Bavuyeho baranyanga, ikanzu isaziraho y'umutuku we, isaziraho. Umwana wanjye akigana bodaboda nkayijyana gusenga, undi akayijyana kwiga nimugoroba. Mbese siteri mu kagari ka Nyabisindu nandika amateka, kandi nkajya kuzerera nkazongera nkagaruka Nyabisindu aho nasebeye. Reka mbabwire, n'ubu hari igihe bijya binyongoza mu mujyi mbona byancanze nabibize nsubiye mu cyaro. Ntapanga imbaginga ngiye, Imana iti wibese ndakuvuna cyakuzanye n'ikirarange. Nkavuga ni se Uwiteka inzara igiye kuzanyica bizagenda bite? Imana ikirahira ati nukuri ibiryo biraje. Amen. Niyo mpamvu reba mbyibushye cyane. Amen. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu reba mbyibushye cyane, nuko namaze kwakira Kristo mu buzima bwanjye, niwe nabuhaye. Gihe cyarageze ngasenga ndayibwira ngo noneho rero Mana ntabwo nshaka kuzapfa nipfumbase. Ahumetse ngamena. Amen. Ntabwo nshaka kuzapfa nipfumbata. Wampaye umugabo. Irambwira ngo senga. Ndasenga. Ubwo mbanje Kigali ndasenga. Shandi hariya batsinda mu kibuga kihaba. Iramanuka itakira mwana wa kira. Akobura sinayizanye we uranayizanye. Ariko nzayibona. Ngiye kuvugaho gatoya. Uzi ko Imana yampaye impeta hariya ikambwira ngo akira impeta nziza cyane. Nkavuga nese Mana impeta ni iki? Irambwira ngo nguhaye urugo. Abantu birwa bakubwira ngo uzakora urugo baragushuka. Ngiye nkwihereye urugo rwanjye, nguhaye urugo, kandi uyu mugabo ni jye umuzanye, ntabwo uzabahuza muzihuza. Ndavuga Mana se kwambwira ngo ubukwe. Imana irambwira ngo none se ubwo bukwe ninde uzagushyigikira? Ntabwo nubakira abasezeranye gusa, nubakira abafite umutima umenetse. Iyo umaze kumeneka ndagusezeranya wihereye umugabo. Ikimenyetso cya mbere sinyitahanye, ndayifite mwana ntabwo ari amenshi. Irimo hariya impeta yanjye, Imana yarayimpaye. Ndavuga ngo noneho ndashaka kumunzanira. Imana imunzanira mbona mpagaze hararuguru ku musozi wa Rwongobora. Araza ahagarara y'abagore ndi umugore umwe, hano hari undi nyine nawe mu marine nkanjye, ariko imbere yacu haturuka umuzungu. Aramubwira ngo muri abo bantu bombi hitamo umwe. Mbona nifatiyeho ndavuga ntiturebye n'uyu nguyu sinzibeshya. Haleluya. Ndavuga ni umugabo n'uyu nguyu. Imana noneho ngiye gusengera guhura nawe. Ndasenga biremera, ndamusengera, ndasenga duhuye. Reka uzi ko Satani n'umugome yiwe irimbabarira. Ndabyibutse. Yesu ashimwe. Ndasenga duhurira ahantu kwa musaza wanjye. Arababwira ati ariko igihe mwahereyemo ntangira umugore niko wampaye uyu mushiki, nta wundi mugore nshaka n'uyu nguyu nshaka, niwe nasengeye. Karabaye nese nawe arasenga. Ubwo abandi bose ku ruhande bahita bajya hasi,
abandi bapfagore nkanjye bajya hariya, ubwo nyine sitere sigara igitangaza cy'umugabo ndamanuka asubira mu ntara avuga ntego muziki Imana yanyemereye umugabo ndi i Kigali ninanamubonye. Abantu bati wakicucu ati niko yabaye buragiye kwicuruza i Kigali. Yesu ashimwe. Ako buriya mu byubahiro bye rata ni ukuri nahaguruke asuhuza iteraniro, nubwo nyine sigiye umwakira ariko basi kuko nabivuze mutaza kugira ngo ni ubucashwa cyangwa ndiyitirira abandi, ni ukuri nahaguruka basuhuza abantu b'Imana. Amen. Uyu tumaranye imyaka 3 igiye gushira, dufitanye umwana umwe w'umuhungu bamwita Ganze Mucyo Pacifique. Dutegereje Mana se ntiyabivugiye hano, si ngombwa ngo bivuge, abatari bahari ntibari bahari nyine, ariko Yesu se mwagira ngo arambira ngo arabikoze ku manywa y'ihangu birabaye mukagira ngo n'ubujajwe. Yesu wacu arareba, tuzabikora kandi tuzabatumira. David tuzabikora. David ndagukunda, nuko ndi umukene ariko ndagukunda, ariko ndaza gukira ndagukunda ungana n'umwana wanjye Mugisha. Yesu nashimwe. Uriya n'umugabo wanjye uriya mbese ikigore yakivuze ndavuga n'iceceka ntasenze we bijya bimwiyongoza bikamutelefona nitaka mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Bitagikuye bakwambye ati hari icyanyongoje bitamvuga ndi mu izina rya Yesu. Rekura arishimwe. Hari uwigeze kumuhamagara ndamwitaba ati mpagire iyo telefoni ni iyanjye. Atari kumenyera ati ni iyanjye. Ati niba ari iyawe Imana izaguhamagara witabe. Izamuhamagara nitabe, wowe niguhamagara kubura isangire okipi. Vuga ngo yaramuhamije. Ako naragikoze tu. Ni ukuri kw'Imana. Naragihamije ntabwo tugiye no kumubipa. Haleluya, ariko naranica noneho ndabivuze byose. Yesu! Haleluya! Uyu mugabo witwa Yesu Mara tumugira inshuti nabivanze ariko nta kibazo. Imana ibaho umugisha, twe tujye gusoma ijambo ry'Imana. Atakando rungotana mu by'isino mu ngeso mbi mugarutse noneho sinzongera kuzimira. Sirigize Yesu wanyogeje anyigisha inzira Yesu wanyogeje anyigisha Yesu wanyogeje inzira iteka nzamukorera ibyizinga bizinutswe mu bitwa byanjye mukiza. Sinzarorera kwishima. Singize Yesu wanyogeje inzira anyigisha inzira ye ndetse ntakinezerwe. Singize Yesu wanyogeje inzira. Ariko Mana haleluya biteka nzagukorera. Yesu nawe zinutswe brosheti nziza. Ntabwo nakubwiye ukuntu igihe kimwe nagiye kwirarira mu cyumba maze nkararamuka ni nyir'urugo araje, nyir'urugo nawe akasinzira adasinziriye. Saa 9 zigeze ndihamagara moto ubwoba urugi rukavuga ni umugore nyir'urugo araje ndapfuye. Hanyuma igihe kimwe nagiye kurarana n'umuntu ugeze ansanga undi yantanze yo turakubitwa karahava. Ibaze kuva gusohokana n'umuntu akinjira iwe nawe ntaryamye n'indayi nayishe
ishaka kurara we. Ariko Yesu ashimwe. Uzi ko ariko hari nshaka gushiduka nisenyera urugo. Hari ibintu ndi kuvuga ntigeze mvuga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ariko ntacyo bitwaye arabizi. Arabizi nambwiye ngo ndi ihene nakuyeho noneho. Yesu ashimwe cyane. Nambwiye ni nzabivuga. Ibyo bizatuma nkunda cyane. Ibyo bizatuma agira ate? Kuko nimbivuga ukabyumva ejo numva uzavuga uti mwizina rya Yesu. Ariko urumva uzavuga turi umugore arahamya. Agira ate? Kandi umugabo wanjye yampamiriza. Niyo namara umwaka umwe ngo nagiye gusenga yakwemera ko nagiye gusenga. Kuko ntago nakwisebya gutyo nasenga. Nzasubirayo. Yesu ashimwe. Dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Hosea ibice 6 umurongo wa 1. Mudutondereho vuba vuba. Kumva iryo jambo. 6 umurongo wa 1. Umurongo ndaho vuba. Aravuga ngo muze tugarukire Uwiteka. Ni muze tugarukire Uwiteka. Kuko ari wadukomerekeje kandi uzadukiza. Kuko ari wadukomerekeje kandi ni uzadukiza. Niwe wadukubise kandi ni uzatwomora. Niwe wadukubise kandi ni uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri. Ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Kandi tuzahora turi imbere yawe akomeye Imana amashyi mu izina. Haleluya. Uwiteka niwe wadukubise. Amen cyane. Uwiteka Imana irakubita igakomeretse ikamenya naho uzaturuka yomora. Ariko umuyobozi yagukubise umupolisi yigeze amwita urushyi ndavuga narankweto mbona igishirira kiratse. Ariko Yesu avuze ngo iki? Niwe wadukubise ni nawe uzatwomora. Impamvu ari we uzatwomora azi aho yahereye akubita. No kubaho utagira akazi iyo nayo ni inkoni. No kubaho utambara ikositimu iyo nayo ni inkoni. Kandi uri umugabo kubaho utubaka urugo ubyara 1 2 3 4 5 7 nk'aka Esther iyo nayo ni inkoni mbi. Yesu nashimwe. Ariko Imana niyo aza kukomora. Zabyara abana 5 bahuje se. 5 badahuje na 5 bahuje. Ni ikinyuranyo mwana. Ni ikinyuranyo mwana. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ngo niyo yadukuma mbara wongera usubiremo ahantu neza. Muze tugarukire Uwiteka. Ni muze tugarukire Uwiteka. Kuko ari we wadukomerekeje. Kandi niwe uzadukiza. Niwe wadukubise. Kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri. Rekera mu izina rya Yesu. Yesu Kristo wa Nazareti. Ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Mwakira ijambo ry'Imana. Turashimira Imana. Mana yabereho umugisha.